Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema gukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Katwizere yuko muri amahoro aho muherereye hose, kandi tubifurize guhaha mukaronka mu byo murimo byose. Nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere hano mu Rwanda mu kubarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, ndetse no kubafasha mu bitandukanye byose, mu nama n'ibindi n'ibindi ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni nako kandi tubibutsa yuko tubasha gukora property management cyangwa se kumanaginga imitungo yanyu mukabona abakiriya kandi twabafasha kubishyuza. Nk'uko rero mwagiye mubibona ku screen yanyu, muri kubonaho inzu nziza cyane ya etage. Ni inzu nini cyane iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, nta handi nyine naho bita i Nyarutarama. Nyarutarama ni karitsiye igezweho cyane, ni Nyarutarama rwose. Abenshi muhora mwibaza muti Nyarutarama ko tutajya twumva amazu yaho agurishwa. Nyarutarama nta mazu ahaba agurishwa. Nyarutarama, ndabizi ko muhifuza muri benshi. Ubu ngubu rero muri iyi minsi Nzuri igiye kujya ibatemberera i Nyarutarama, ibereka inzu z'i Nyarutarama ngo zihagaze gute, ziri ku bihe biciro, hanyuma namwe muze mwigurire rwose, muture ahantu heza kandi hajyanye n'inzozi zanyu. Reka tugusabe gukanda subscribe, nyaboneka wikwibagirwa gukanda subscribe kugira ngo ubashe kujya ubona ibyo byiza byose tuzatubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi nzu rero iri Nyarutarama, nta nubwo ari kure, ni Nyarutarama rwose, hano hafi cyane ya MTN, aho MTN center ikorera, cyangwa se icyicaro gikuru cya MTN aho gikorera, ni naho iyi nzu iri. Iyi nzu rero akaba ari inzu nini cyane nk'uko nabibabwiye. Ni inzu ishobora kubamo imiryango ibiri, cyangwa se ikabamo umuryango umwe bitewe n'uko ungana, cyangwa n'inzu ushaka kubamo uko ingana, cyangwa se ikaba n'inzu ya business. Ushobora gushyiramo hoteli, moteri, guest, cyangwa se office bitewe n'uko ubishaka. Iyi nzu rero ifite ibyumba 9 byose. Ni inzu ifite ibyumba 9 byo kuryamamo, ndetse ikagira na douche na toilette 9. Buri nzu cyangwa se buri cyumba gifite douche na toilette, buri cyumba douche na toilette, buri cyumba douche na toilette. Iyi nzu kandi ikagira salon ebyiri, nuvuga hari salon yo hasi na salon yo hejuru, ikagira cuisine hasi, ikagira na stock yo cuisine. Iyi nzu kandi ifite na chambre principale, ushaka kuyita chambre principale, iri hariya hejuru ubona hahera, nuvuga ngo ni nka floor ya nyuma iri hejuru ya kabiri cyangwa se ya mbere. Hari icyumba kimwe gusa hejuru hahera gifite na douche na toilette n'urwambariro. Iyi nzu rero kandi ifite parking nini cyane ndetse na jardin. Ngira ngo muracyareba mu nzu mo imbere, ifitemo plafond nziza cyane ya gypsum, ifitemo inzugi nziza cyane zikomeye za original, za ribuyu za original. Ikagira kandi aya ni ama escalier ava mu nzu yo hasi ajya mu nzu yo hejuru, birumvikana. Mbese twagerageje kuyibatemberera yose. Iri ni ibaraza nyine, ni balcon, urabona na escalier noneho zikoreshwa zo hanze zijya mu nzu yo hejuru, cyangwa se umanuka, kuko nabasobanuriye yuko iyi nzu ishobora no kubamo imiryango ibiri. Iyo yagiyemo imiryango ibiri rero, umuryango wo hejuru ushobora gukoresha izi escalier zo hanze, waba ari umuryango umwe, mo imbere naho harimo escalier. Iyi nzu rero y'akataraboneka, hasi ifite ibyumba 4 na douche na toilette 4 na salon na salle à manger na cuisine ndetse na stock yayo. Hanyuma hejuru ikagira ibyumba 4 n'ubundi na salon na douche na toilette 4. Noneho hejuru yaho nanone niho ifite cya cyumba kindi, aricyo cyiza, ari icya 9, kuko ubu tubabwiye 4 8. Hejuru hakaza ikindi gera aricyo cya 9. Bivuze ngo muri rusange nk'uwafata inzu yo hejuru aba afite ibyumba 5, naho uwo hasi afite ibyumba 4. Noneho rero mu gihe ashatse kuyigira ya business, office, guest, moteri, hoteli,
ubwo ngubwo nyine uyikoresha en general. Ntabwo ariko iyi nzu ari ubunini gusa kubera ko ifite na annex, ngira ngo nazo murazibonye, ifite annex zo hanze, amazu y'abakozi bazinduka birumvikana, igikoni cyo hanze, amatuwarete n'amadushe. Ni inzu nini cyane ifite na jardin nini cyane nk'uko muri kubireba, ikagira parking nini, ikagira inzu yo hanze, ikagira ibigega by'amazi. Ni inzu ifite ibyangombwa byose nkenerwa bigezweho, ifite za kamera, ifite internet, ifite amazi n'umuriro ibyo byo ni kawaida. Iyi nzu rero iri Nyarutarama kuri MTN Service Center, kuri MTN kuri headquarter. Ni inzu ya etage nziza cyane iri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 700. Ikibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 700. Aka ni aka annex cyangwa se akantu ushobora gushyiramo nk'agakontwari wahisemo kwagira iyo business ya guest motel cyangwa hoteli. Iri mu nzu ifite ikibanza cya metero kare 700 zose, bivuze ngo ni hanini, ni ibibanza bibiri mu buryo busanzwe. Iyi nzu rero ntabicishije amatsiko, navuze menshi mu mbabarire, iri Nyarutarama, mufite amatsiko y'Inyarutarama. Iyi nzu ishaka miliyoni 350. Mu mbabarire gutinyuka kuzivuga, ni nyinshi kuri ngewe ariko si nyinshi kuri mwebwe. Ni miliyoni 350 ariko kandi rwose ziganirwaho, ziri negociable. Nanjye nzayabona ya inshallah. I know ziri negociable. Ni karibu cyane rero mwaduhamagara kuri nimero zacu, kuri nimero zacu arizo 0788483797 cyangwa se 0781123012. Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera ni mu nyubako ya Centenary House, ni mu mujyi wa Kigali rwagati. Hanyuma rwose tugakorana kandi neza, iyi nzu mukayisura kandi tukayikatuza mukayigura. Mushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose ni Nzuri Market, na website yacu www.nzuri.rw. Si ibyo gusa rero kabisa, mushobora gukomeza mudukurikirana umunsi ku wundi mukanze subscribe kuri iyi nimero, mukayamubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Turabakunda cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze.